Hey guys, nizere ko mumeze neza. Nje hano kuvuga utuntu dukeya, nje hano gushimira abantu, nje hano kuvuga urukundo abadamu cyangwa abakobwa b'abanyarwandakazi bangaragarije, nje hano kuvuga urukundo abanyarwanda bagaragariza umuntu ubikeneye, umuntu wirekuye, umuntu wavuze uko abyumva. Guys, mu by'ukuri ntago hari abantu benshi bari kunjajinga, bari kuncira urubanza ngo kuki wagiye kuvuga mama wawe, kuki wagiye kwanika mama wawe. Mu by'ukuri ikintu gihari, I did that, I said all that story kugira ngo umuntu akakamwanya, akakamwanya hari umuntu uri kunywa mugo, akakamwanya hari umuntu uri kujya ku kiyobyabwenge cya mugo. Ariko niyumva story ya mama wanjye, niyumva ukuntu mama wanjye yapfuye, basi biragerageza yumve is not good, bimeze gutya bimeze. Muri aka kamwanya hari umwana ushobora kuba agiye kujya uri kwishora mu bintu bya mugo, mu bintu by'ibiyobyabwenge. Niyumva ngo mama wa Sandra yapfuye gutya, urupfu rutari rwiza, urupfu rudashimishije, ashobora no kubireka, why not? Cyangwa se hakaba hari undi muntu duhuje amateka, akaba akenera kuganira, akaba yabura baganira. Abo ni abantu bose, kandi nge I know that my story ko ari ikintu buri muntu wese yafatiramo isomo, ari ikintu buri mwana wese, buri muntu mukuru wese yafatiramo isomo. Muri iyi si, as I said, nge ntabwo navuga ngo hari ikintu cy'ubuntu negeze mbonaho, cyangwa se hari ikintu nabonye ntagikore, usibye igihe ankwanje yaramfite akanyitaho iki kandi nkabivugira nanjye kugira ngo ankwanje dushwane, suko nari nzira karengane, cyangwa suko nta dukosa nagiraga nk'umwana, kandi ntabwo kumfasha byari inshingano zo, of course, kuko nta nubwo ndi umwana yabyaye. Niyo mpamvu mushimira ku byo yakoze, niyo mpamvu mushimira ko ari intwari yanjye, niyo mpamvu mushimira buri kimwe cyose yankoreye anko wanjye. Ariko mu by'ukuri aka kamwanya hari umwana utekereza ngo ko mbana na anko wanjye nga ndi mideni, ngo bikinga zandera, ngo nzandera nk'umwana we. Mwabana mwe mugomba niyo yaba gufata nabi, niyo yaba ameze gute, work hard, ukorera amafaranga, wihanganira ukuntu utotezwa, wihanganire buri kimwe. Igihe kimwe kizagera ubu umuntu wahatari, ubu umuntu abantu bose bakunda. Ikindi kandi hari umwana wakuze atazi papa we, yego ngewe noneho amahirwe mfite, papa wanjye ndanamuzi, noneho hari uba yarakuze atamuzi. So uwo muntu azakenera umuntu baganira, cyangwa azakenera kumva ko atari wenyine muri ibyo bibazo, atari wenyine ufite ibyo bibazo. That's why I said my story. Uri kumva, ntabwo nayivuze ngo nanike umubyeyi wanjye ngo iki, ntabwo urupfu yapfuye ari urupfu rwiza rwo kwanika umuntu. Ngewe I'm giving some advice. Inkuru yanjye ishobora kuba yakinspira abana benshi, ishobora kuba yakinspira abantu benshi, and nkaba nshimira by'umwihariko umuntu wese wamvugishije, umuntu wese wanyandikiye, umuntu wese wambaye hafi mu buryo bwose. Ndabashimiye cyane, muri abantu b'agaciro cyane. Ikindi kandi hari abantu benshi, hari abadamu, hari abakobwa, hari abapapa, hari abamama bamvugishije bambwira Sandra urakomeye, ndabashimiye, muri ab'agaciro, musobanuye byinshi. Ikindi kandi ngarukaho ku muntu wese uvuga ngo nangije mama wanjye, ngo navuze kuri mama wanjye, wowe kubifata ku giti cyawe ushobora kubifata nk'ibintu bitari byo, ariko ni by'ijana%. And I'm not gonna ask for apologize for that. Nshimiye abantu bose, ndabashimiye bivuye ku mutima. Mwumve ko ubu ngubu ndishimye, ubu ngubu umutima wanjye umeze neza. I have sisters, I have brothers, I have mothers, I have fathers, I have abantu benshi ubu ngubu. Thank you so much. Abantu mwese mwumva muri abantu beza, umuntu wese wambaye hafi ndamushimiye, muri ab'agaciro cyane. By'umwihariko nkashimira abantu bambaye hafi, ndabashimiye, bariyizi, turaziranye, ndabashimiye.
ikindi kandi ngiye gusohora ikiganiro kuri YouTube channel. Ngiye gukora ikiganiro tuzajya duhura n'abana bafite ibibazo, abana nyine bafite same stories nk'izanjye, tuganire nabo, tugende nyine turushaho kumenyana. How is it? Mubimbwira muri comment section niba mubishaka dushyireho YouTube channel tujye twiganirira. So guys, umuntu wese wambaye hafi ndamushimiye, Imana ibamere umugisha. I really appreciate your help. I really appreciate messages zanyu. I really appreciate everything. Thank you so much. Imana izabamere imigisha myinshi.